nari ndi hano ni meza. Namahoro. Namahoro. Mwese. Ariko se mana yanjye. Ubu ngubu koko ibintu biri muri uru rugo namahoro. Si umugabo yamvisha ibyo navugaga. Ariko umunsi yamvumbuye. Se nabaye hari ibintu ntakurikiranye kandi byari ngombwa ko mbikurikirana. Bikaba bisigaye biremereye umugore. So nta kintu kiremereye ariko umpisha. Ariko reka mbikurikirane nitonze. Gake gake bizarangira mbimenye. Nari ngiye kuri botike mpura n'abantu banyirukanka aho baranyirukangana ndacika mu rugo nkomeza kwiruka bakomeza kunyiruka. None se ubu ngubu umva mubyeyi wiguruka ngo ntabwo ababyeyi banjye bakoze impanuka barabagonze. Ibintu uri kumbwira ni ukuri ntabwo ari impanuka barabagonze. Barabagonze. Baby. Wakwihuse nkajya mu kazira amasaha yagiye. Ndaje ndi kuzana igikapu. Nyarutsa. Sebe. Natinze se? Sebe unaragiye. Kugenda ndagiye. Twaburetse. No kuvuga ngo urabona amasaha aragiye. Amasaha aragiye. Ngo kandi n'ubundi sinabimazaga. Nibyo najyaga nyaruka ariko urebye nta kindi gihe nigeze mbona umwanya uhagije nk'uwo nabifite muri iyi minsi. Nise waburetse wewe buri munsi safari nta nubwo ushobora no kubura hano. Nise waburetse Nise uragira ndeka cyane. Birebeye cyane. Mani ntabwo ababyeyi banjye bakoze impanuka barabagonze. Ubu nanjye nyine ntabwo ndi mu rugo urabona aho naje kwihisha bari kubikurikirana. Mbese ndi hano meze nk'uwihishe nanjye ibibazo ufite n'ibyo mfite nanjye ndaho ndi kwirukanka namenye ko ababyeyi banjye babagonze. Ibintu uri kumbwira ni ukuri ntabwo ari impanuka barabagonze. Barabagonze. Mana koko ibi bintu biri kutubaho ni ibiki gute bari kunyirukankana sinzi umuntu ariko nukungambanira ndakeka ariko bimeze none abantu bari kunyirukankana sinzi ngo ni bantu ki ndaho ndi kwiruka sinzi yo ndi kwerekeza none nawe nyumvira ibyo bibazo we. Rero niyo mpamvu nahunze nkaza ahangaha kuko nanjye bari kubimurikirana ngo banyice. Ubu nyine bari kubikurikirana bamenye abantu bamwongera ababyeyi. Wasanga rero abantu bari kutugendaho ari bamwe. Nyine ntureka akazi ariko nawe ntujya wakanafunga. Konji. Urashaka nakikonji? Magari tukazi uyu munsi. Nisi twatumanye. Tube turi kumwe. Ntabwo byakunda aho urebye nanone aha amasaha asa nkaho dore bimaze kuba saa 3:00. So binago byakunda. Nakabikoze rega nanjye si ntabwo nshaka gushyira akazi imbere mu nkarutisha umugore. Nose uzo byakunda. Ikintu kiriho byose ngomba kubona umwanya wawe uramwana akazi kandi ntabwo ntagerageje muri iyi minsi. Cyakoze mutamfata umugore waranyibagiwe waje. Reka mubwire ibintu ni bibiri. Ngiye kondeka njye mu kazi cyangwa se ni inshuti yanjye umuntu ntabwo yangambanira. Inshuti yanjye ntabwo yangambanira. Ariko wowe umwana w'umuntu. None ko twacanye muri dinji uwo muntu si hari byinshi twakuranye ntabwo yangambanira ndabizi neza ko atambamo nabwo namubwira yuko namubwira ngaho yaje kumunjakira nyine ngamunde mu pase mbere ngaho ndishaka kundana nawe ko ntabwo namubwira misiyo yacu. Buriya ntuza ahantu hangeze kuva atari we ari guhamagara ubwo uri kumva uraho utuje ariko araje ampamagare nampamagara ndamuguha. Oya ntabwo gusa ubwo navuga ngo iki kandi yaraducitse bitewe n'impamvu zajya bwo wamwiseguraho tukazaja mu gikorwa tena
ntago mbese amakosa nani kuri njye nzisubiraho tu. Uzisubiraho sindamwitaba kuko nawe wabiteye narakubujije kunywa ngo reka nje kunywa none hakabo kanya uhamagare mu kazi sabe off ubwire byose bikurikirane ariko kuri kondisiyo kamete njye uretse kuri kondisiyo ako ntusabye ibigoranye maze iminsi mubwira ngo ureke byaraganje itonde niba ubyemera niyo mpamvu noneho kuri iyi nshuro ushobora gutumana akawe abyemera nyine nibyo se none haracyari kare haracyari kare urumva ko rero impamvu rero ntabwo wumva nkubwire uzi se reba uriya mwana turera ntabwo arakura neza ubundi ko tumufata nk'umwana wacu waretse akabanza yakura tukabona kubyara undi ndabyumva ko atarakura ariko se utekereza ko ahubwo bitamubangamira kubona we ari mu hari ibigirirwa mu gipangu ari wenyine ngaho kujya ku ishuri rero reka bamanze babikurikirane tumenye ibyo ababyeyi banjye aho byerekeye tube twihisha ahangaha gusa n'aha bancumbikiye igihe gitoya nyine none uraje nawe ndi mu bibazo sinzi ngo barame iminsi ingahe yo kuba ahangaha singiye none kubizi ko ndi umushuti wawe none se noneho ntibanyirukana bakansohora ubu turakora iki ko umuntu wari wancumbikiye yambwiye ngo iba wihisha aha nawe ukaba uhansanze basi se mvuye hano hamwe nawe ukagera hariya ujya ugasanga nyine hari intumbi nyine banyishe mana koko ibibazo uri kugomeza kubinzanira ubu koko ndagushyiraho niba twirukana se turajyayo okay ngo naribi guma ahangaha nibanyirukana ubwo nyine bazatwica nibadufata rero reka bari abantu babakurikirane basi turebe iyo byerekeye urakoze nyine kame ndi hano abo bantu reka nkubwire si ndi cyambere no gusenga ibintu byose umuntu akabiharira Imana se ko nta kintu kibi nzi muri iyi minsi nakoreye Imana ifasha umuntu wifashije turamutse tubyakambye kana kubajyana ku ishuri ari babiri bajya birirwa bamarana irungu si imyaka 2-3 siyo byahita bifata kugira ngo byibuze n'abatangiye kujyana nawe ku ishuri niba ubyumva none hanahamagara mu kazi bakamaho ibaze ngiye ngatwita mba hano ngenyine n'umuzamu urabizi uraruzamu wazanye rw'urusaza ruba runtesha umutwe buri munsi urufata amasafari nese kwaka konje ngiye n'inkweto uzahita ubireka ibyo biroroshye ikibazo cyo kubura wenyine nubyemera ku munsi wa mbere ukimara kumbwira ngo byakunze uzansaba umubare w'abakozi ushaka wasaba wo kukoza ibirenge wasaba wo kukoza mu mutwe wasaba wo kukuburosa bose nibimara gukunda nzabikora uje kugangara amafaranga se amafaranga yaduhaye ari gukina kuki mukina n'amafaranga y'abantu wowe uraje ubona kumana amafaranga y'abandi nari ngiye kuyaririke ko nanone mujya kumba akazi ndago mwambaye akazi yuko mumbwiye ko nibigenda guca muzaje murangenza guca mu masezerano twagiranye ntabwo mwansobanuriye neza ko bizajya bigenda guca ntabwo nari kugakora kano kazi uwo boss wawe umubwire ngo yongera igiciro ku mafaranga yaduhaye ni makeya yongera igiciro nuko se namara kongera igiciro nayo yaguhaye utari wayagaruza aratoragura se impamvu nyine nanjye nagiye gusomera agacupa nuko nabitekerejeho kuko ngasanga yaduhaye makeya wabura kuja gusoma ku gacupa se umuzigo gw'abantu utari wagugezayo ariko umbwire niba ndasiba akazi kubw'iyo mpamvu ese nusibura nitutera inda none nabuzwa n'iki bo hanyuma reka nkwereke rero bo uri kubyemera tubikore bitema amagara nsabe off mu kazi oya none amaherezo ese nusaba off ko atari ukuba kwitiramo uri kumva icyo ushaka icyifuzo cyawe ni icyo tuzi kubahiriza icyifuzo cyawe nicyo tuzi kubahiriza ngiye kandi ndagiye oya bo reka ntacyo ubwo uri
gushingira ngo amashuri minero hari yarahinze ngo amatike ngo ibiki ngo amayunifomu n'ibindi bitandukanye ubwo urashaka dutegereze tubanze dutegure iby'umwana gusa birahari nubwo bihari reka dukore umubare uhagije nujya hariya ukajya gusenga buri munsi uri wa mugore wiririrwa mu masengesho utatekereza kabiri abantu barabagonze barapfuye uzajya kwirirwa mu cyumba cy'amasengesho ngo ugiye gusenga ahubwo dushaka icyo dukora tubona amafaranga tuzakurikirana abo bantu dufite amafaranga tudafite amafaranga wabakurikirana ute uzajya gusenga wirirwa muri ba bagore bajya gusenga buri munsi nta kandi kazi bagira none sayo amafaranga y'ugende mu nzira yatoragura ntaribi turashaka amafaranga ducuruze n'inyanya ese twashaka he nyine ko ariho ndi kukubaza ngiye nta n'igiceri cy'ijana ngira nta n'umushuti se ufite wahamagara basi akadufasha keretse n'umpa pasi ahari pasi se yici ngabire ujye ujya mu bahungu ikintu cyo gukora wijya mu bahungu higa ushaka amafaranga naho ibyo kujya gusenga dore abapasiteri birirwa babasaba amaturo y'ubusa babajya ngo muri gusenga ngo Imana irabafashije itafashije ababyeyi banjye bagonze si bapfuye sindi kwirukanka si wowe uri kumwe ngo ntidushake amafaranga ducuruze n'inyanya izo nyanya turagenda tubasekere ariko mfite agatelefone twakagurisha ubwo cyakoze wenda ndabyumva nahineye nanjye ndagushaka amaboko mbere reka akazi k'uyu munsi ahubwo ntitabire hakiri kare ngerageze nkore byinshi bishobora gukavaringa icyumweru cyose and then iminsi isigaye y'icyumweru byibuze nshobora kuyisaba nkatanga emergency case ishobora gutuma ubana iminsi 2 kuri 3 cyangwa se iminsi isigaye kugira iki cyumweru nyine tunabiganireho turi kumwe wowe ugira ibintu tubiganira buri gihe byose wowe kwigendera ahubwo ugenda ujye kwambura uruhushya ndabikwemereye reka akazi k'uyu munsi njye kugakora and then ndaza kugerageza ibishoboka byose ndebe ko ndibuze kubona off iminsi 2 cyangwa 3 iri imbere so hanyuma rero reka ntekereze ko ibindi bisigara amahoro na cekinze nageze muri stock mbona birahari muri frigo aho simuzana gakibezwe uyu mubyeyi aba atatwirukanye tukaba turaha yatwirukana tugashaka iyo tujya iyanjye narayitaye baranyirukankanye ntabwo nzi iyo yatakaje rero nawe hano tujya mufite utujya se hano ngira ibiryo ndi kukubwira ndacumbitse nanayirukanse n'aha bamaye naho kuba mbaye ese iwacu niwe wari uhazi reba ahantu nsigaye mba nyine nta kundi bibaho mu buzima ubu ndipfubye igenda mu muhanda yirukanka itagira homba ubu ndacumbitse ahangaha none nawe uraje nta kazi ngira subizi yogurt muri frigo zashize be nta bintu byawe nta nubwo bireba usigaye unywa yogurt nk'andi kweri usigamo yogurt nk'umwana muto urimo necessary nyine umwana aranywa nanjye nkanywaho n'abashyitsi nuriya muzamu wazanye uzi ko agenda akavuga ngo reka yumve uko ibintu bimeze nawe yogurt wiheje igikapu uzana nk'acyeye ndagiye n'ubundi urabona amasaha yagiye nyine ndaguherekeza ntabwo ndajya kukibika sheri ndaguherekeza reka tugende basi ndebe ko nshunguza uburyo umwete tugende ibyakonje ibyo kuba ndahangaha nyine uze byose mwabivuganye kandi ndagukunda akazi keza yiteho sawa rero umva amasezerano tugiye kugirana ugende uvugane nawe umubwire ko nitumufata azatwongera ku mafaranga yaduhaye weho suretse ukareka kubinshiraho ukagenda mukavugana ukamubwira ngo ngera umushahara hari abati yose uraya urayimubwiza mu maso utari wamujana umuzigo gwe gwambira asoni se impamvu ndavugana nawe nuko atari njye wagiranye nawe amasezerano wagiranye nawe amasezerano ni wewe ahubwo wowe wagenda ukamubwira gutyo ko mugenzi wawe yakubwiye ko naza n'umuzigo azagira ute uzamwongera ku mafaranga wamuhaye yego Jedo bintu ntabwo nashobora kugenda ngo bibwire mabuja ako mabuja ari kugira mugera mu hasi umuzigo gutera igwaza nashobora umva kava muri misiyo ubwo mabuja rero ubwo ni wowe wavuganye nawe nje ndanubwa nanze ntabwo nzi ubwo shatse kuvuga ko wavuganye wowe ubwo ni wowe ndeba mabuja gusi namuzi ngabi hajye wambyana n'ishuti ufite yadufasha nk'ibi bibazo turimo
umushuti wanjye witwa Tesi ariko turi i Kigali. ese turi i Kigali urumva hari ikintu yadufasha? Kire reka namukire akora ibiki? amba afite ifaranga, afite umugabo w'umukire gusa wenyine nta kazi nabonye afite umugabo w'umukire. none se Ngabi ukurikije ukuntu ababyeyi banjye bapfuye ugakurikiza ukuntu bari kukwirukankaho urumva umukobwa wamwizera? Uramwizeye? hari inshuti yo kwizera aka kanya twakwizera? Tesi ndamwizera cyane pe. Ntukizere umuntu rero urakagogi, niyo mpamvu urana ubugogi. Sinzi nimba turanagumana ahangaha bikamira. Nta bwenge ntabwo utekereza kabiri. Reba abantu bari kukwirukaho nuza wabakoherereje, ababyeyi banjye barabagonze sindamenye wabagonze, none ngo nge namwizera kutagiyeyo ukaba wirukiye ahangaha. Namumenye ubwo tunawinjura no kutamenya ati urani mabuja nganamusuza bisanzwe ngaho tutanaziranye kandi ndazi neza yuko ari wambaye ikiraka. Ubwo muzi niwe ubwo nani wo ugomba kuja no kuvugana nawe ibintu bibaye byose n'ingaruka ukajura zirengera kuri. Yego ye. Amafaranga nariye ngiye nyine. Si wowe wambaye ikiraka? Nyine amafaranga sinaguha amafaranga none? Narayariye. Okay. Ngo ndagiye sindi kuyakana amafaranga. Ubwo imisoro tugiye kugirana. Uriya mukobwa adafatwa ku mpamvu zawe twongera yongera kuducika ni wowe utahiwe kuko ngiye ntabwo baca kumbyaza amafaranga ntariye nyine watahirwa da. Oya ibyo gutahirwa byo ntabwo nabyemera bigunze cyangwa se bikunde bibe uriya mukobwa nzamufata. Kuba ntagiyeyo ni kure ntabwo nagerayo nta mafaranga. Kutamubyiye kare ni imbere y'igenga guha amafaranga aho kugira uzanira ibibazo nimba abo bantu babe banagukurikiye bakaza ahangaha. Ndakubwira mureke numuhamagare nta n'umuntu numwicaka ko hamagara. Telefone ngira ntago ndi buhamagara. Nsezeranye ko nta muntu uri buhamagare. Nsezeranye. Kurinda gusezeranya. Okay. Umva mu byiza ukuri Ngabire rero. Reka tuza kugurisha agatelefone kanjye tujye ducuruza n'inyanya. Basi turebe ko twabona amafaranga tukikura muri iki kibazo. Naho ibyo uri kunzanira ngo tujye gusenga urasenga iki? Ndatangira gusohoka kano kanya bw'abo bantu bari kunyirukankaho duhuye. Okay, ntari ibi hano naje kwisha ni kure nagurisha telefone yanjye tugashaka n'ikintu ngiye nkora kuko nta kintu cyo kujya mfite muri iyi nzu. Hano uje nanjye ndacumbitse ukuntu turi bubeho simbizi. Utangiye kunsaba ibicyo. Uraburara rero. Uraburara kuko nawe ibyo mfite muri iyi nzu. Barancumbikiye nakubyete mu rugo wari uhazi. No kuba nandi kugenda utanari ndi kwitembeza ugasanga namuguye ahita nkwakura ati nafashe umutwe. Tanga nari guhamagara. Ndamwitaba? Je sindamwitaba akira mwitaba. Ndago nanjye namwitaba kuko ndakazi. Uwo mwitaba ngufite ukura bimubwira kuko ni umwagiranye amasezerano. Saro ubu ngubu ndacumbitse ahangaha. Nyine ndaryama icyari kimbabaje cyane ntabwo ari ukurya ahubwo ikimbabaje ni ukuryama. Ariko turabavandimwe basi turi inshuti nziza njye nawe tuzagumana nyine ariko ntukajye wizera abantu ntuzagire umuntu uhamagara ejo bitazadukoraho. Wenda nta n'umuntu uri butwirukane wenda simbizi ariko reka tube ducumbitse ahangaha wigira umwana mwiza ukora amakosa batatwirukana. Oya nta makosa nakora. Okay, witwararike nanjye ndanyine iyo batetse hari igihe banzanira ibiryo uko bazajya babima tuzajya dusangira. Okay. Sawa ndaje. Arambwiye ngo nije kumureba.